Hari indwara zishobora gutuma umuntu yiyumva nk'inyamaswa, ariko inyamaswa ntishobora kwiyumva nk'umuntu. Igitekerezo gifitanye isano no kuba umuntu yireba mu ndorerwamo akimenya, ariko injangwe yakwireba ntiyimenye kirabyemeza. Abantu batandukanye n'inyoni cyangwa ibindi bisimba, kuko ubwonko bwacu butuma twisuzuma, tukigenzura kandi tukamenya abo turi bo. Mbese waba warigeze kwitegereza inyoni, imbwa cyangwa injangwe iyo yireba mu ndorerwamo cyangwa mu kirahuri, hanyuma igahita ishonda, igahirita cyangwa igahita isumira, ibitekereza ko ibonye indi nyamaswa ngenzi yayo ntimenye ko iba yireba. Inkoranyamagambo isobanura amagambo akoreshwa muri siyanse yigisha iby'ubuvuzi, Dictionnaire des sciences médicales par une société de médecins de chirurgie, yandikiwe i Paris mu Bufaransa mu 2029 ku ipaji ya 146, ivuga ko indwara yitwa lycanthropie ijya ifata abantu. Iyo ni indwara ki? Iryo jambo lycanthropie rigizwe n'amagambo abiri y'ikigiriki, lukos na anthropos. Lukos mu Kinyarwanda ni ikirura, ijambo rya kabiri anthropos mu Kigiriki, naho mu Kinyarwanda ni umuntu. Mu yandi magambo, ni indwara ituma umuntu ahindura uko yiyumva n'uko yifata, maze akisanga afite imiterere, imigirire n'imyifatire nk'inyamaswa, ndetse rimwe na rimwe akagerageza kwigana amajwi y'iyo nyamaswa. Iyo ifashe umuntu atangira kwitwara nk'inyamaswa, kandi akumva yarabaye nk'imwe mu nyamaswa z'ishyamba cyangwa izo mu rugo. Ibyo ni byo abahanga bavuga ko byabaye ku mwami Nebukadinezari uvugwa muri Bibiliya. Nubwo abantu bakunda inyamaswa muri rusange, reka tugaruke ku nyoni n'ibitangaza byazo. Ikaze muri iki kiganiro, kora subscribe kandi ufungure inzogera, maze ukore like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment maze uduhe igitekerezo, cyangwa se utubaze ikibazo tuzagusubiza ubutaha. Ikaze muri iki kiganiro. Ikinyamakuru National Wildlife kivuga ko abashakashatsi mu bya siyansi bo muri leta ya Wisconsin muri leta zunze ubumwe za Amerika bavuze ko injangwe zica buri mwaka miliyoni 19 z'inyoni. Ubundi bushakashatsi bwakorewe mu Bwongereza bwavuze ko injangwe miliyoni 5 zica buri mwaka miliyoni 20 z'inyoni muri icyo gihugu. Muri Australia bakimenye iyi nkuru, bafashe ingamba, bategeka abantu batunze injangwe ko bibujijwe ko zijya hanze nijoro, kandi urenze kuri iryo tegeko agacibwa amande angana n'amafaranga 500 y'amafaransa. Ibyo byakozwe mu rwego rwo kugabanya umubare w'inyoni zipfa muri icyo gihugu. Hagati aho, muri leta zunze ubumwe za Amerika, raporo zavuze ko havuka injangwe 35,000 buri munsi. Abaturage bo muri Wisconsin 94% bose boroye injangwe, kandi bose bavuze ko bifuza gukomeza kumva amajwi y'inyoni mu busitani no mu biti bibakikije, mu gihe 43% muri bo bifuza korora inyoni, kandi 42% bavuze ko bakunda inyoni ku buryo bemeranya ku gitekerezo cyo kugabanya umubare w'injangwe mu rwego rwo kongera umubare w'inyoni. Mu yandi magambo, Abanyamerika bakunda inyoni cyane kuruta uko bakunda injangwe. Mu myaka yahise, Abanyaburayi bavanaga mu mahanga imbeba zo mu mato, imbeba zisanzwe n'injangwe zahise zihinduka inturo mu bihugu byabo. Nanone Abanyaburayi boroye ihene, ingurube ndetse n'impara zo kurya. Mu kinyejana cya 19 bavanye mu bihugu byo muri Aziya na Afurika inyamaswa zifite umurizo muremure, Trichosaurus vulpecula n'inkwavu, kugira ngo bajye bazirya kandi bakoresha impu zazo. Icyakora ntibatekereje ku ngaruka izo nyamaswa zari kuzagira ku biti, ku nyoni n'ibimera byari bisanzwe muri icyo gihugu. Mu myaka yakurikiyeho bajyanye izindi nyamaswa, Mustela eruminea, kugira ngo zirye inkwavu zari zarayogoje icyo gihugu. Aho kugira ngo zirye inkwavu, zibasiye inyoni zari zisanzwe muri ako gace zitazi kwiruka no kwirwanaho. Ibyo byatumye inkwavu zikomeza kwiyongera, inyoni zikomeza gucika. Gucika cyangwa kugabanyuka k'umubare w'inyoni hari icyo bivuze ku rusobe rw'ibinyabuzima. Kurikira iki kiganiro, ariko reba ko wakoze subscribe, kuko niwo musanzu wawe, kandi niba ukunda ibiganiro byacu ntacyo bitwaye gukora like. Ubusanzwe inyoni nubwo ari umuhigo w'izindi nyamaswa, nazo zirya udusimba duto tuguruka, udukururuka nk'iminyorogoto cyangwa ubwoko bw'imibu n'amasazi bishobora gutera indwara. Igihe mu bihugu by'Iburayi inyoni zatangiraga kuba nke rero, byahise bitera ingaruka ku buhinzi, amazi arandura, kandi ahantu hose hatera ubwoko bw'udusimba dukururuka tugateza umunuko, tukabangamira abantu, kandi haduka udukoko twinshi turya imyaka bigabanya n'umusaruro. Mu myaka yashize mu Bushinwa bigeze kugira ikibazo cy'inyoni. Ubwinshi bwazo abategetsi barabukemanze, kugeza ubwo umuntu wicaga inyoni 5 kuzamura yabihemberwaga. Mwese murabizi ko Ubushinwa ari cyo gihugu cya mbere cyeza umuceri mwinshi ku isi. Mu gihe habagaho ibura ry'ibiribwa, batekereje ko inyoni zirirwa mu mirimo y'umuceri zigira uruhare mu kugabanya umusaruro w'umuceri, maze hashyirwaho amabwiriza yo kwica inyoni mu gihugu. Igihe inyoni zagabanukaga, abaturage n'abategetsi barishimye, bati wenda hari ikiziyongera ku musaruro w'umuceri. Byagenze gute? Mu Bushinwa hadutse ubwoko bw'udusimba dukururuka ahantu hose, maze tuba ikibazo ku baturage, kandi turi mu bwoko bw'ifumbire idakenewe mu butaka, maze ibyo bakekagamo igisubizo bihinduka ikibazo. Umuceri warameze urakura, aho kuzana amahundo uragunduka, maze inzara irushaho kuba nyinshi. Noneho inyoni wazumvishe neza. Umusanzu wazo wa mbere si ubwiza gusa, ubwo zidahari hari ubwoko bw'inyamaswa zitifuzwa zakwiyongera, kandi hari ubwoko bw'ibimera byacika mu gace utuyemo, kandi ubwoko bw'ibinyampeke nk'ibigori, ingano, umuceri n'ibindi ntibyakomeza kwera. Kubera iki? Inyoni zigabanya umubare w'utundi dusimba dushobora kwiyongera, maze bigahungabanya urusobe rw'ibinyabuzima, kandi inyoni zigira uruhare mu ibangurirwa ry'ibihingwa bimwe na bimwe. Ese ujya bibaza impamvu abantu bakunda inyoni niba badasobanukiwe akamaro kazo mu rusobe rw'ibinyabuzima? Inyoni zifite ubushobozi buhambaye.
Abantu bakora indege batangazwa cyane n'ibintu inyoni zikora mu kirere iyo ziguruka kandi bitazigoye. Hari ubwoko bumwe na bumwe bw'inyoni zikora ibirometero bibarwa mu bihumbi hejuru y'inyanja idafite ikintu na kimwe cyatuma inyoni imenya aho ijya, ariko zikagira iyo zijya zitayobye. Ikindi kintu gitangaje muri siyansi yigisha iby'ibinyabuzima ni ubushobozi bwazo bwo gushyikirana zikoresheje amajwi n'indirimbo. Dore uko zabaye. Inyoni nyinshi zitangira gushyikirana cyangwa kuganira zitaravuka. Urugero, inyoni yitwa inturumbutsi ishobora gutera igi rimwe ku munsi ikageza ku magi 8. Ayo magi yose aramutse akuze uko bikwiriye, kuko abataraterewe rimwe nyina yaturaga mu gihe cy'iminsi 8. Icyo gihe nyina yabifite akazi katoroshye ko gukomeza kwita ku dushwi tumaze icyumweru, ari nako ikomeza kurarira igi rimwe itaraturaga. Gusa siko bigenda. Utwo dushwi twose uko ari 8 dusohoka mu magi mu gihe cy'amasaha 6 gusa. None si ibyo bishoboka bite? Imwe mu mpamvu y'ingenzi abashakashatsi batanze ni uko iyo mishwi y'inturumbutsi ishyikirana ikiri mu magi, kandi mu buryo runaka igasa nayo ihana gahunda yo kuyasohokeramo icyarimwe. Ibyo bivuze ko muri iyo mishwi haba harimo umukuru n'umutoya. Ikindi, iyo mishwi isobanukiye mukuru wayo mu gihe umuntu yitegereza batabasha kuyitandukanya. Iyo inyoni zimaze gukura, ubusanzwe ingabo zo muri ubwo bwoko nizo ziririmba. Ibyo bikora cyane igihe cyo gushaka kubonana n'ingore kigeze, ishaka kwerekana agace ibamo cyangwa irimo ireshyi y'ingore. Mu bwoko bw'inyoni bubarirwa mu bihumbi, buri bwoko buba bufite icyo twakwita ururimi rwabwo. Ibyo rero bifasha inyoni z'ingore kumenya iz'ingabo bihuje ubwoko, kandi bigafasha amoko y'inyoni gutura mu duce twegeranye. Ahanini, inyoni ziririmba mu museso na nimugoroba izuba rirenze. Waba uzi impamvu ibitera se? Icyo gihe nta muyaga mwinshi uba uri mu kirere, kandi urusaku ruba ari ruke. Abashakashatsi bagaragaje ko mu gitondo na nimugoroba indirimbo z'inyoni zishobora kumvikana neza inshuro 20 kurusha ku manywa. Ubwo rero inyoni ziririmbira ngenzi zazo igihe ziba zizi ko zifite umwanya wo kuzitega amatwi. Nubwo inshuro nyinshi inyoni z'ingabo arizo ziririmba, ingore n'ingabo zigira amajwi atandukanye kandi afite ibintu bitandukanye asobanura. Urugero, hari ubwoko bw'inyoni zikunze kwiburayi zikoresha amajwi 9 atandukanye. Ijwi rimwe zirikoresha zishaka kuburira izindi ko hari ikintu giturutse mu kirere gishobora kuzigirira nabi, urugero nk'igisiga gishaka umuhigo. Irindi ryo zirikoresha zishaka kuburira izindi ko hari ikintu giturutse ku butaka gishobora kuzigirira nabi. Ku nkokokazi, wenda warabibonye cyangwa urabyumva. Igira ijwi ikoresha ihamagara isake, ikagira ijwi ikoresha ishaka guhamagara abana bayo cyangwa ishaka kubaburira ko hafi aho hari agaca. Hari amoko y'inyoni ku isi abarirwa mu bihumbi. Ibaze nawe amoko yazo uko angana. Reka tuvuge kuri Autriche. Mu by'ukuri ni inyoni ifite uburebure bwa metero 2.5 kandi ntijiguruka. Ishobora kwiruka ibirometero 65 ku isaha, ikagera muri metero 4.5 iteye intambwe imwe gusa. Ku rundi ruhande, inyoni yitwa albatros imara hafi ubuzima bwayo bwose mu kirere iguruka hejuru y'inyanja. Iyo nyoni twavuga ko ihora irerema mu kirere, ifite amababa areshya na metero 3. Ishobora kuguruka igihe cy'amasaha menshi idakubita amababa. Mu buryo butandukanye n'ubwo, akanyoni kitwa colibri niko kanyoni gato cyane ku isi. Gafite santimetero 5 gusa z'uburebure. Gashobora gukubita amababa yako inshuro zigera kuri 80 mu isegonda. Utwo tunyoni twitwa colibri tugendera mu matsinda, tuba turabagirana nk'ibuye ry'agaciro bateye amababa mu kirere. Dushobora guhagarara mu kirere nk'akajugujugu, ndetse tukaba twanaguruka dusubira inyuma. Nanone ariko hari ibintu byinshi abahanga muri siyansi bigira ku nyoni. Iyi ndege iguruka ituma habaho umuyaga mwinshi ugenda wikaraga vuba vuba ahagana ku mpera z'amababa yayo. Uwo muyaga ubuza indege kwihuta, bigatuma ikoresha benzine nyinshi. Nanone uwo muyaga ubangamira indege zishobora kuba ziyikurikiye. Bityo rero indege zinyura aho yanyuze zigomba gutegereza hagashira umwanya uhagije kugeza igihe umuyaga ushiriye ngo zidahura n'impanuka. Iyo niyo mpamvu indege zigiye mu cyerekezo kimwe zidashobora gushorerana, kuko imwe bishobora gutera indi bibazo. Abahanga mu by'indege bavumbuye uburyo bwo kugabanya ibyo bibazo. Ubwo buryo ni ubuhe? Bakoze amababa y'indege afite utuntu tureba hejuru hagana ku mpera, bigana amababa y'ibisiga bitumbagira mu kirere, urugero nka sakabaka, kagoma n'ibishondabagabo. Amababa yabyo afite utundi tubaba ku mpera tureba hejuru iyo zirimo kuguruka. Iyo ibyo bisiga biguruka, utwo tubaba two ku mpera tugenda twiheta tureba hejuru, tukagira ubwo dusa n'uduhagaze. Imiterere y'ayo mababa ituma ibyo bisiga bitumbagira mu kirere kandi bikihuta cyane bitabaye ngombwa ko aba maremare. Abahanga mu gukora indege bakoze amababa y'indege ateye nk'ay'ibyo bisiga. Bakora igerageza mu cyumba kirimo umuyaga mwinshi, maze babona ko iyo impera z'amababa zihese zikareba hejuru kandi zikabangikana n'icyerekezo cy'umuyaga, byongera umuvuduko w'indege kugeza ku 10% cyangwa birenga ku muvuduko yari isanganywe. Ibyo biterwa n'iki? Igitabo Encyclopedia of Flight kivuga ko iyo amababa meza atyo bigabanya imbaraga z'umuyaga zisunika indege zisubiza inyuma, bikongera imbaraga zisunika zijyana imbere. Ibyo bituma imbaraga zisanzwe z'umuyaga zitabangamira indege. Ayo mababa atuma indege zirushaho kwihuta, zikikorera imizigo iremereye kurushaho, kandi zikabona aho zihagarara bitagoranye kuko ziba zifite amababa magufi. Nanone ubushakashatsi bwatumye indege z'iki gihe zigabanya benzine zikoresha. Urugero, ikigo cyo muri Amerika gishinzwe iby'indege cyavuze ko mu mwaka wa 2010 kompanyi z'indege zo ku isi hose zazigamye litiro miliyoni 7,600 za benzine, kandi ko ibyuka indege zisohora byagabanutse. Reka nkubwire ku gitangaza cy'agaca.
agaciyo kaguruka gatumbagira karambuye amababa yako kerekeye ahari umuyaga. Igitabo Guinness de Record du Monde Animal kivuga ko agace ari inyoni yihuta kurusha izindi zose ziguruka. Kivuga ko iyo gahoreye kamanuka kaviye mu rya Kagoma gashaka gukumira utundi duca mu bwatsi bwako cyangwa gashaka kugira icyo gafatira mu kirere, kaba kagendera ku muvuduko wo hejuru cyane. Iyo nyoni yigeze kugera ku muvuduko w'ibirometero 349 ku isaha kandi yamanukaga ibiramye ku mfuruka ya dogere 45. Ese wari uzi ko indege yigonze inyoni ihita ihanuka igashyiga kongoka? Wari uzi ko se inyoni niyo yabihumirije muri yo igira GPS yiyobora ku buryo idashobora kuyoba cyangwa ngo ihushe umuhigo igiye gufata? Nizere ko wishimiye kumenya bimwe mu bintu bitangaje utari uzi kubiguruka. Uri mushya kuri YouTube channel yacu se? Ndakwinginze kora subscribe kandi ufungure inzogera, ukora like niba ukunze ibyo dukora, kandi uje muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo tuzasubiza ubutaha. Ndabashimiye cyane mwakoze gukurikira iki kiganiro.